Mu karere ka Rusizi abanyeshuri babiri barakekwaho kugerageza kuroga bagenzi babo. Abanyeshuri biga muri GS Mutongo mu kagari ka Tara mu murenge wa Mururu akarere ka Rusizi baravugwaho kugerageza kuroga bagenzi babo bigana bakoresheje umuti wica imbeba. Byabaye kuri uyu wa Gatanu tariki 24 Mutarama umwaka w'2025 saa 7 z'amanywa bagiye kurya. Aba banyeshuri ni abakobwa babiri biga mu mwaka wa gatandatu mu ishami rya HEG. Abanyeshuri bakekwaho gushaka kuroga bagenzi babo, umwe afite imyaka 20 y'amavuko undi afite imyaka 19. Amakuru avuga ko umwe muri bo yashyize umuti w'imbeba mu isafuriya y'imboga bitewe n'uko bagenzi be bajyaga bamubwira amagambo asesereza. Umuseke wamenye ko ubuyobozi bw'ishuri bwahawe amakuru ko ibiryo biri kunukamo umuti w'imbeba bubuza abanyeshuri kubirya. Umuyobozi w'ishuri rya GS Mutongo Uwimana Hawa Alphonsine yabwiye Umuseke ko ubuyobozi bwatabaye hakiri kare. Yagize ati "Nibyo hari abanyeshuri babiri b'abakobwa bagerageje kuroga bagenzi babo bakoresheje umuti w'imbeba bawushyira mu biryo bagiye kubyarurira abandi, bahise babimenya ntibyabaye, biracyari mu iperereza." Iki kigo cy'ishuri cya GS Mutongo ni icy'uburezi bw'imyaka 12 cyigamo abanyeshuri basaga 2400.